Biravugwa yuko umuntu witwa Bishop Gafaranga yaba afunze, haravugwa byinshi yuko yagerageje gushaka kwica umugore we ariwe Annette Murava uwo tuzi nk'umuhanzi. Rero bivugwa yuko rwose bakimara gukora ubukwe ho nk'igihe gito batangiye kujyana amakimbirane, ariko nyine nk'abantu bakuru bazwi barabihisha birakunda. Ikiriho cyo rero abantu bagarutse ku byakunze kubera mu rugo rwabo, yuko kenshi cyane yakundaga kumugirira nabi cyangwa se kumutoteza, ariko bigeze aho ngaho hajemo ibintu byo kumukubita, umuntu witwa Annette yumva biramurenze, aravuga ati ibi byo birenze intekerezo zanjye, birangira noneho ibintu nyine bigeze ku rundi rwego. Bivugwa yuko yagerageje kumuniga kenshi, akamutega iminsi akamuga ngo igihe cyawe ntabwo kiragera, nzakwica ku buryo yampaye n'itariki yo azamwiciraho. Hari kuvugwa amakuru menshi, ntabwo turamenya realite impamvu yatumye afungwa, gusa ntabwo ari impamvu za business cyangwa se n'ibindi bindi. Ikiriho cyo ni uko ikintu gitumye afunzwe ni amakimbirane yo mu rugo rwe n'umuhanzikazi witwa Annette Murava. Abantu bakomeje kuvuga menshi, baravuga ati n'ubundi ntabwo wari umugore w'igitangaza rwose Annette. Na Alice Gafaranga yataye yari umugore kandi mwiza, babyaranye, abantu babitindaho, ariko mu by'ukuri realite iriho, abantu benshi bari kwibaza bati umuntu witwa Gafaranga iyo abonye nyine amafaranga cyangwa iyo abonye ubuzima bumuhiriye ahinduka ate? Ahinduka nk'igicu. Ni ukuvuga ngo abana n'umuntu witwa Mama Mucyo cyangwa Alice batari batandukana, batangiye mu buzima bwo hasi ari abantu basanzwe, na Gafaranga nawe nta kintu yari afite, ariko amaze kugira ibintu atunga, amaze kubona yigiye hejuru, hari ukuntu umuntu ashaka ari ukubura uko agira, yamara kubona amaze kubona amafaranga akumva umuntu babanye ntabwo bari kuri level imwe, akumva hari uwundi muntu wari umukwiriye. Abantu bavuga ko aricyo cyatumye ata Alice cyangwa se uwitwa Mama Mucyo, nibyo byahwihwiswaga. Ubu se bavuga ngo Annette Murava ye bapfuye iki? Ni umukobwa w'ikizungerezi, ni umukobwa wize cyane, ko abantu bibazaga ati Urwongereza n'Ubufaransa rwa Annette na Gafaranga, uvuga fiance akavuga ati fiancé, ati ibi bintu bizahurira hehe? Gafaranga ikintu azi kuvuga ni of course gusa. Abantu bakomeje kwibaza ibintu byinshi, ariko abantu babwiye Annette Murava yuko Gafaranga atazamubera umugabo bamutega iminsi, bamubwira ko ibyo bintu bidashoboka, ko nta rugo abonye, ko nta kintu arusha uwitwa Alice. Ntabwo rero Gafaranga bivuze yuko ari umugabo w'igitangaza ko bazabana. Bavuga ngo twabonaga kuri kamera byaraye ari ibicika, byaraye ari ibintu bibi cyane. Abantu babazi kandi bavuga yuko kuba Annette Murava yakubitwaga rwose ibintu bikagera ku kigero giteye agahinda, umwana cyangwa se umudamu bikageraho ajya kubivuga mu mategeko cyangwa se kuri RIB, bivugwa ko n'uyu mugore witwa Alice cyangwa se Mama Mucyo nawe Gafaranga yaramukubitaga cyane. Ubundi ikiriho cyo bivugwa yuko uyu witwa Alice Gafaranga babanye nta kintu bombi bafite, ariko icyo uyu ngo Mama Mucyo yarushaga Gafaranga cyangwa Alice, Mama Mucyo yari afite inzu ye, kwa kundi nyine famiye yiwe bishoboka yuko bivugwa nuko bapfuye, noneho inzu y'umuryango aba ariyo agira ate, niyo yabagamo, yisanze ariyo abamo. Rero urumva Gafaranga nk'umuntu utari ufite wari umuntu wari uri aho ngaho, waje akora mu rugo, waje akora ikiyede nk'uko abyivugira, yaje acukura amatoilette, agize amahirwe abona umukobwa ufite ahaba, ubwo iby'ubukode ntabwo byari birimo. Urumva rero Gafaranga agenda akora, atera imbere gake gake, ariko amaze gutera imbere atangiye gufata ku mafaranga, ubwibone n'amafaranga bije, niko kumva yuko uwitwa Alice batari kuri level ye. Abantu mwabari abantu bose mwabonaga bicaye kuri kamera bita bashiki be, nta n'umwe mushiki urimo, bita abagore be, nta n'umwe mugore we urimo. Njye umugore we ndamuzi, umubonye byonyine mu nzira wamureba ukabona agahinda nyine mu maso, ubona ko yijimye, mu maso ubona ko agahinda kamubanye agahinda. Biriya rero bifataga bakajyana ngo
ngo umwana ku ishuri abantu babizi bavuga ko ari urwiyerurutso, byari ukugira ngo nyine abantu babone yuko urukundo rwogeye, ariko ukuri guhari ni uko bari abantu bakimara kwimahaya amakimbirane yaradutse mu rugo. Ni amakimbirane, urumva abantu bubatse murabizi, njye simbizi, amakimbirane yadutse mwa ruriya rugo, ariko aka kanya ntabwo tuzi ngo araturuka kuki. Ku bantu mubizi, Gafaranga yujuje hoteli aho hirya i Nyamata cyangwa utarageraho simbizi neza, icyo nzi cyo uba wamajije kwambuka iriya Nyabarongo, mini bayita ngo ni Akagera ujya mu Bugesera, niba ari Kanzenze simbizi neza, ariko uba wambutse kariya Akagera. So murabona ko ibiganiro amaze iminsi akorana ba Chita Magic ariho yabikoreraga, yamamaza amurikwa kuri Saint Valentin, ko yahavuze cyane yuko Annette Murava ari buze no kuririmba. Ikindi urumva yuko imitungo yabo yari iri kwaguka. Ikindi kintu kiriho, muribuka yuko umuntu witwa Annette Murava aherutse gutangaza yuko ibintu by'imiziki yaba yabihagaritse, ko ari mu nshingano z'urugo, ibintu by'imiziki aba yabihagaritse. Ariko ikiriho cyo ni uko nta kubihagarika kwari guhari, ntabwo waba ufite amakimbirane mu rugo ngo wite kuri famiye ngo ujye no mu miziki. Aririmba imiziki ifasha abantu, ikora ku mitima y'abantu, ntabwo wajya guhumuriza abantu nawe ubwawe umutima wawe umeze ute, ufite ikibazo, umutima wawe wijimye. Rero ibyo byo kuvuga ngo yayahagaritse ngo kubera yuko ngo ari impamvu y'iki, ari impamvu ngo yo kwita ku muryango, siko biri, ahubwo mu rugo rwe harimo amakimbirane. Rero biravugwa ko ku itariki 27 z'ukwa kane niba ntibeshye, Gafaranga yari yapanze umugambi mubisha wo guhitana uriya mugore. Sinzi ngo ni mu nzira ki byari kuba biciyemo, niba ari kubicisha mu zihe nzira simbizi, ariko biravugwa yuko ngo yamunize, aramuniga, ibintu biba bibi cyane, habuzeho gatoya ngo agira ate amwica. Ntabwo rero twamenya ngo ukuri kwabyo guhamye ni ukuhe, umuntu atari yajya imbere y'urukiko, hari kuvuga ibintu byinshi, ariko ikiriho cyo yamajije kugezwa hehe, mu maboko ataraye. Kandi ni Annette Murava wagize ute, watanze ikirego. Mwabantu bakomeje kuvuga yuko abantu batazabana, ariko wakibaza uti Gafaranga yabonye amafaranga nyine amera ate? Urumva kwa Mama Mucyo cyangwa Alice amaje gutera imbere, se mva batari ku rwego rumwe ahari, none nahari amaje kubaka igorofa, ubuzima buragenda, ati nkakwereka. Ariko umuntu nyine wese ari kwibaza ibintu byinshi, niba ari, murabona agira ibiganiro abantu bakunda, ariko abantu bakavuga ko ari nka depression, niko abantu benshi bavuga. Akora ibintu nyine ubona yihebye, yita ngo ni umuntu w'ikibwa, ariko ntabwo ibyo wabishingiraho uhohotera umuntu mwabanye. Abana bari kuvuga ati ubu none Annette Murava mama amubwiye ijambo yakumva, kuko ntiyigeze amwumvira. Bamuteze iminsi cyane, bamubwira ko urwo rugo rutazabaho, bamubwira ibintu byinshi, bavuga ko Gafaranga adashobotse. Ariko sintekereza ko amashuri hari ahahurira na discipline cyangwa n'imico myiza, cyangwa se no kumenya inshingano z'urugo, ukavamo umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza wakubaka. Ntabwo ari ngombwa ko babihuza ngo umwe yarize undi ntiyize. Icyo tuzi cyo ni uko Gafaranga afunze, kandi kuba iyo mico yitwara gutyo, umugore wa mbere barashwanye, uwa kabiri barashwanye, ntaho biriho nuko nta mashuri afite. Urumva ni kamere iyo ngiyo iba mu muntu. Ariko ikintu cyiza nk'abantu mwakunze iriya couple, mwabasengera, kuko urumva niba umuntu yageze mu bitangazamakuru gutya, byabaye bibi cyane. Murika ko ubukwe bwabo bwari ibintu by'ibanga cyane, byagenda bavuga ngo abanyamakuru barahagera, ifoto yafashwe n'umuntu bo bashaka, ubukwe buragenda bugirwa ibanga. Abantu benshi ibyo kuvuga ngo barahagera byari bikomeye cyane. Ndibuka Annette Muravuga ngo yasengeye urutoki rwe, ndibuka avuga ko kuba yabanye n'umudivorce nta kintu bitwaye, nawe yavamo umugabo mwiza bigakunda. Ariko dore uyu munsi byagukora, buriya umuntu bigeze ku rwego rwo kugukubita mwabantu mwe, nushaka ujya umukaraba, ujya uvuga ati ndagukarabye. Umuntu yatinyutse kugukubita, nk'uko bavuga ko yatinyutse kumuniga, ashobora